Oh, sorry. Sorry. neza se kari seriye ceri ako bondi urabona bondi y'umuntu mukundo mbona ngo umwana uzaheka nawe umwicisha urume wabikoze n'ubundi kuri shiri wanje ukabikora neza ko shiro nawe ujye barumana anga nibwo twa proposal cya proposal nuko proposal hajya basezeranye ni hano ubu se ko mwambitse impeta nibaye hari umunsi uzagera hajya indirimbo ngo nzakwambika impeta niyo wayibonye sheri ni ukuvanga anga hari noneho rero neza sheri wowe simeze naciye ahantu mvora ngo warashize ngo urashaka guhora ngo najitafu numva abantu bimbwira ngo nyine ngo niki ndavuga ni ibintu birabaye noneho njye nabishakiye umwana avana ibintu reka biteguriye wenda ushaka ukasuhukira tubiganiro turebe ese ni ikibundo kugira ngo ibintu bigende neza nuko nyine mujya ahantu mukaganira noneho ibintu ukagenda bigira gute birushaho kugenda neza wari umeze neza ndabona uri mwaka tumeze neza tumeze neza inyota ndashaka urumva akanyota ntakabura se nari nzi ko ari njyewe ukifungurira kumbi isi ibintu ni ubwa mbere bimbayeho no problem no kujya mu kirahure ni ibirori pe none se bebe byari bimeze bite mu rukundo si ibintu bimeze bite twagiye turaburana ujya kure yanjye nanjye njya kure yawe nyine turagenda turaburana biragenda birangirika cyane yangirika ariko ubu ngubu tugiye kubisubiza mu nzira kabisa niko cheers shekwa hajya ubundi umuhungu nuha umukobwa cheers cyangwa umukobwa nuha cheers umukobwa twese turabikora kwa ko dukundana cheers iba hajya bora abantu bitunga kwa cheers twayitunywa mwana mumeze neza ariko yewe barambafite ikibazo nk'ubu ngubu urabona niba ukundana n'umuhungu w'icyamamare sibyo babimutumva ku maradiyo babimbwira hirya no hino nk'ubu ngubu ntabwo wenda nk'ubu udafite ubwoba ko wenda turamutse nk'ubu wenda turabanye dukoze ubukwe nyine ibintu bibaye neza urabona ko turi mu rugendo rwo kuba twazabaza romantike iri hejuru cyane ntabwo uba ufite bwoko wenda ushobora kuzabura n'umukobwa nakwakinga wenda ukaba byakugiraho n'ikibazo n'iki n'iki ubwo bwaba ntabwo nabugira because I trust you mba nkwizeye kuba mufite be wanjye ahantu ubwo nkura n'abantu bishya I trust you hari ikibazo ngira ubundi hari abakobwa bagira ikintu bita gufuha we akagufuhira ku buryo n'umuntu ushobora guhamagara kuri telefone agahita yimena ntabwo ibyo bintu uzabinkora ntabwo nabikora ko naba ugize ngo ni akazi rero buriya ndajango impamvu naguhamagaye ndajya ngo tuganire ku bintu nyine mubwire ibintu nkunda n'ibintu nanga hanyuma nawe umbwire ku bintu nkunda n'ibintu wanga igihe ikintu nkunda mu buzima nyine nkunda kuba ndi kumwe n'abakobwa cyane kuba muri kumwe just kuba muri kumwe nyine kuba turi kumwe mu buzima busanzwe nyine nkakunda kuba ndi umuntu ukunda kuba ndi umuntu sociable cyane urumva umunsi uzabimbonaho uzagira ukuntu uzabitwara ikindi cya kabiri nkunda kujya muri korodoro cyane rimwe na rimwe muri korodoro ni ahantu nyine hakunda kuba habera ibirori mu masaha yakoze ya nijoro amasaha ya nijoro cyane ku manywa nta birori bijya bihaba ukunda kujyayo gukora ibiki nyine tuba ngiyeyo ushobora kujyayo wenda ngiye nyine urumva habera ibirori ubwayo igihe uzasanga numbura nyine uzamenye ko uzajya kumbariza hehe muri korodoro mu birori byo muri korodoro hanyuma wese kutambwira ibyo wanga n'ibyo ukunda ariko ntabwo nakubwira unumva mubwira ibintu bitatu nkunda icyo nanga ari ikintu cya mbere nanga mu buzima nanga umukobwa wanca inyuma niba uzi uko uzanca inyuma ukaba ubizi ko ibyo bintu uzabinkora nonaha tuhita tugena amasezerano by'uko bihita bihagarara ntabwo nabikora icyo ni icya mbere icya kabiri buriya byagenda abakobwa mugira gutyo ugasanga uhuye wenda nk'ubu urabona njyewe umpaye umwanya turakundanye nemeye guhagarika akazi kanjye nemeye kureka ibintu byose nakoraga za bizinesi zanjye zose zirahagaze nagombaga kujya gukora amasengesho nagombaga kujya haraza Uganda kurangura warangiza njyewe ukajya kubona ngo ejo utangiye ibintu byo kongera gute byo kubona uri kumwe n'abahungu ibyo bintu nabyo uzi neza ko ibyo bintu nabikunda icyo si icya kabiri icya gatatu nanga umukobwa nyine ukunda kwambara nyine ubuntu bw'ubumenyi nkunda umukobwa wikwiza nyine wambaye nka Bikira Mariya yego
Okay, byiza. Yewe ndagusohoka. Hanyuma se wowe ngo bimeze gute? Njyewe ndagusohoka. Yego. Ndi kumwe n'umukunzi wanjye. Tugasohokana tukajya ku madate menshi tukaganira. Nkanga rero nanjye ukoze ndipaya inyuma. Okay, thank you. Njyewe ngo umukobwa usa neza. Kuko ubona usa nabi birambabaza cyane. Ngomba kunyitaho. Okay, nanga kubona nanjye ucinyuma. Kuba waba uri kumwe n'abakobwa sava. Njyewe bure ikibazo cyane ni kimwe. Njyewe ikibazo cyo kuvuga ngo ndikugucinyuma. Njyewe ubuze uko ndiba tugiye gukunda. Turi mu rukundo. Ejo dushaka kuzakora n'imirenge tukatwakora n'ubukwe bukagenda neza. Ariko njyewe ikibazo mfite ni kimwe. Nkunda kuba ndi kumwe n'abakobwa kenshi. Icyo kintu sinzi ukuntu uzakimanaginga byacita. Uri kumwe nabo no kuba mwagira indi relationship iri hejuru n'ibintu bitandukanye. Izo za relationship anya ngo ni relationship nibaza relationship. Ibyo za relationship ntabwo zizijya zizamo ahubwo ngiye icyo dukora nyine urumva nkunda kuba ndi kumwe nabo kenshi. Ibyo nta kibazo. Uri tayari? Ko numva ukubira abandi bakobwa barafurika yabone uko umuntu umukobwa akahita yigira umusazi none wewe ngo ngiye ngo urabinyemereye. Buriya mu rukundo hazamo kwizera. Yego. Ese numbura n'umusore uzavuga ko naguciye inyuma. None so ngo nyizeye kangahe kwijana. Urabona mu rukundo ushobora kwenda kuba ati ngiye nk'umuhungu mushiri wanjye nkunda wenda mwizenga 5% sibyo? Wenda nanjye nyizenga kangahe kwijana. Nyize 90%. Ariko sheri usibintu ubwo ugiye kugukorera. Ngiyewe nuramuka utambabaje nzaza gusohokana. Nuramuka utambabaje nzakujyana muri Amerika. Nuramuka utambabaje nzakubakira isoko nzagukora isoko ryawe uzaza urimo wenyine. Iki ni cya kabiri ngo ngiye kwita nshaka umukomisiyoneri azakubakira ngiye umuntu ababa komisiyoneri biyaminiye. Mubwire nyine adushakira ikibanza ara mu kirere ku buryo nzakubakira ahantu wenyine hamwe na undi mugabo uzanakureba. Mu kirere hamwe na undi mugabo uzanakureba kandi nzahita uzaba ufite amazi akodeshwa uzaba uri randiroze kazi. Urumva ko ngiye rero twongereza ciya. Urumva ko n'undi ukunda. Mu minsi iri imbere nshaka tujya Dubai. Nese Dubai ifiteyo mu kuvuga ngo Dubai koko njye urabona ko tuba dufite business nyinshi no. Urumva mbandeganya urumva ndende romantique ndimo ndategura ubukwe ko urabona ko dufite muri minsi dufite ubukwe. Ambo ndimo ndategura kuzajya guhura na mabukwe nyine tukaganira uburyo wenda tuzorganiza ubukwe bwacu. Umusaza wawe urumva nawe muri minsi arimo aramamagara cyane. Nyine ndimo ndategura ubukwe urumva ibyo bintu uzabihoza gutumva niba turimo gutegura ubukwe turakora ibintu by'iki n'iki ndimo ndubakisha hano za Kagugara ndimo ndubakisha ariko byari bikubwiye mfite inzu iri no za departement barimo bigiye kusura barimo kwisiga barimo gukora za finissage. Urumva afite imishinga myinshi none ibyo bintu urumva kuzavanga tukageza Dubai niyo mishinga kurongora gukora ubukwe kubakisha amazu kugura amamoto kugura amagare ibintu nk'urumva kwitegura ubukwe ibyo bintu warise ukabisubika kandi tukazageza Dubai twarakoze ubukwe wanabyaye twahita tubyorganiza ubukwe bukaba tukajya Dubai turi muri honeymoon yacu ikaba yabera Dubai. Ese chérie ko ngewe navuze ko mu buto bwanjye ngira umwana mama yari yarambwiye nawe Makezi yari nawe bweke hajya basukira batugahera cyangwa basukira gerageza kirahure ugerageza yego bite no ko umuntu uburi wabaye za romantique ayiwe zimya kamera nta kibazo ngo nanjye sukira nanjye kiriramo nanjye mekeye niwe se twese nyine tugomba kugenda duhana keya ako ngenge n'agasambo reba ngenge maze imodoka shizemo wowe karacyari batuzaniye kandi sheri twaye ku kibazo kimeze cy'ukuntu tuzajya muri honeymoon honeymoon tukajya muri Dubai. Honeymoon se na ahantu haba abantu cyangwa nyine urumva ni honeymoon ni urumva ni urukundo hakazamo n'abantu. Honeymoon ni ahantu hari urukundo hakaba n'abantu. Kujya twebwe nyine tugiye tugenda Dubai dufata icyumba cyacu tube turi kumwe masaha amwe tugiye kurelaxinga kandi tugaruke turi kumwe nyine ibindi byose tubiretse tuje nyine turuhuke. None se shire kushaka turuhuka kandi ibyo bitaraba
urumva nk'ubu ngubu mba afite ubwoba bwa papa wawe mbavuga isaha n'isaha ashaka kuza nk'ubu ngubu urabona ko ibintu tuba tukoze tuba twabikoze ababyeyi batabizi nk'ubu twihishe ababyeyi bacu ntabwo babizi mama we ntabwo abizi ukuri turi kumwe nanjye ababyeyi banjye ntabwo babizi nk'ubu mba afite ubwoba bwa papa wawe si ubwo bini tujya muri honeymoon bakadufatirayo ntabwo bazadufunga kandi tuzaba twagiye muri honeymoon tuvuye mu bukwe hasi shira wajya uba romantike shira wajya uba romantike kweli za honeymoon urumva ibyo bibazo dufite byo kuba turimo turakwepa papa wawe dufite gahunda y'ibintu turimo tutegura by'amakwe sinze ayo mazu yacu tugomba kuzabamo iyo honeymoon nta kuntu twayishakira ikindi gihe wenda nka nyuma y'imyaka na 300 tukazajya muri honeymoon twarabyaye dufite abuzukuru dufite twarabyaye abapapa n'abamama nako twarabyaye abana n'abahungu n'abakobwa oya hano ngomba kuba tuvuye mu bukwe tugasohoka muri wedding umunsi ukurikiyeho yego tukajya Dubai ndashaka kujyayo muri honeymoon shira bitewe n'ukuntu ngukunda njyewe ndashaka kugusohokana ako noneho ndibaza none ikibazo mfitiye ni kimwe none ko tugiye kujya muri za honeymoon tukatugiye gukora ibintu hari ikintu tukize tuganira urabona ko muri iyi minsi cy'ibintu njyewe urumva njyewe inzozi zanjye nakoze mvuga ko nshaka umukobwa ubyara impanga sinzi niba ari umwe mu bantu babyara impanga cyangwa se mu muryango harimo byara impanga niba uzi ko utabirimo none aha ndashaka ko tujya turangiza ntabwo wibuka ko mfite twini wanjye twinajye ni ibiki impanga yanjye impanga yawe urumva mama nuko no muri famille hose barimo amata nyine abyaye amavuta wow aho gongera umwe za cheers sheri nicyo kintu nifuzaga mu buzima bwanjye ubundi njye nifuzaga ko ukora cheers uhita ubanza gusoma ndidage reka twongere cheers urabitonywa urumva njyewe gahunda nayifite numva ko nyine ibintu byose nicyo kintu cyakeneye ubwoba none ubwo ibyo bintu byose biragiye ndumva nta kibazo cyabamo none nakadoro wanza byose haba uburyo ko mwango nyine tukamwango buranga umuntu iyo mukunda nyine umukobwa yagukunda cyane ubundi tuve nk'uko twatubwiye ko turi busohoke si byo sheri nyine ukabaterwa nk'akantu ka gift uri wishiri wawe ukavuga ati umugabo wanjye ndamukunda cyangwa se ukaba ufite nk'amagambo wanjye uri bumbwire imbere ya kamera ushobora kuvuga ati sheri wanjye nyine nta bintu wenda by'ibika cyangwa envelope wangeneye ariko hari akantu nzi ukunda kandi ibyo ukunda n'umuntu ugomba kumenya ibyo ukunda akunda akaba ari nabyo umuha yewe hari akantu ukunda nakuzaniye nako se nta gakishere ndumva bisingira amatsiko rero karahari kameze neza umva ari nk'agati mu bintu ukunda umva ari nka costume kuko ujya ngo ndakwambara imyenda costume none agiye ibyo kwambara ni akantu ukunda gufiringiraho kugira ngo uruhuke kagufasha utuntu ukunda ariko bundi niyo mpamvu mvuga ngo abakobwa nyine baba batandukanye cyangwa se barihariye nyine hari umubebe muhura nyine we nyine akagushyira nyine akagutuma ujya uba romantike kandi wari no romantike wari no romantike kanakuzanira akantu ukunda gatuma umera neza sorry bigenze bite kangana sorry babe imvura yanjye zansebya sorry nari mpfuye uraza kumera neza cyangwa ari uko nkakubyuka tugatekereza n'ubwoba ufite ubwoba ko ugiye koma ko wasanga ugiye koma bya bipora bajya byita ngo ni za gato kandi ngiye umuntu agiye koma gato ituma niyo nayo yanayinkorora wasanga nibwo bwoba afite cyangwa cyo kuma inkweto sheri ufite ubwoba pe yego akantu keza ntabwo nyine kari bugutere ushobora kubona agafungo ni akantu kameze neza se kari seriye sheri ariko ubundi urabona ubundi iyo umuntu mukunda ubona ngo umwana uzaheka nawe umwicisha urume wabikoze n'ubundi kuri sheri wanjye ukabikora neza ko sheri nawe ujya uba romantike ubundi waraye umuntu uza mu bintu by'ibikuvuriro bipfukagurika hari amukuvuriro umuntu yambara nyine wayambara igapfuka nyine ugasanga sasa urabona ko nabonde mba nateguye nyine majyango hajye twaje ngo kuri date yego sisheri ibintu bya umuntu ndamwitaba nawasi ya abashaka kumvaje kandi nagaze ko ndi romantike uri kumwe n'umukunzi yego afite
ariko nawe ugomba kujya nanjye unanduka nawe sheri nzakwigisha kuba romantike ngiye mwigisha kubikora ukuntu basohoka ngiye kubikora apeti imeze neza ariko ari neza cyane bijya jyana nta musohoka n'umusheri ngo uragira isoni njye nta soni ngira sheri rero twasohokanye isoni wese uratwica ngeze ziri bwice mbona zatangiye kuza ibintu by'amasoni ntabwo bagiye gusanga nk'umuniga yasohokanye n'umusheri wiwe umukobwa akajya ugasanga inzara igiye kunyica ntabwo bizongera kumbaho byakubayeho byambayeho inshuro nyinshi cyane ariko ntabwo bizongera wow umukobwa wanjye nkumuheza yarangiza noneho njye nkicwa n'inzara sheri ngo ndi romantike we ariko uri kumugaburira ni romantike ni ukuvuga ngo nyine nagomba kugaburira ubundi umuntu mukundana uba wumva nyine mu gihe hari izuba akubera igicucu no mu gihe hari imbeho akakubera ikoti ukamwambara nawe ntabwo imbeho zongera kukwica yego n'inzara iragiye ntabwo inzara ari inzara nk'ufite sheri wanjye oya nyanzara ni ikihe kibazo nawe ufite koko ntacyo ndagufite kandi buriya sheri wanjye buriya bintu bibaho byose uzirinde kumbabaza twabisezeranye niba uzi uko uzanca inyuma nziyahura umunsi uzabikora uzavuga ati umugabo wanjye nyine ubwo nyine nushaka ko mpfa vuba uzabikora nzahita niyahura byihuse oya ntabwo uzapfa numva shu njyewe byo kuvangura umukobwa ntabwo bindeba kwanika cyane reka ntabwo babindeba hano njye nigira apeti buriya njye n'abantu benshi bajya bafataho muri teva urubundi uraroze nabwo njye ntabwo ndoze ndi muzima kunda kwigamo ubundi umugabo ntiwariye ese wowe wajya kuzana za romantike zikora hehe mu nda buriya mu nda ariko mu nda nuza biratandukanye cyane biratandukanye cyane kuko hano binahura kuko nyine urukundo ako be ubundi buriya urukundo ngukunda uraruzi urabona Yesu rwa rukundo Yesu yadukunze ariyemera apfa kubera abantu bose bo mu isi nanjye ndumva urukundo ngukunda sheri kandi uzampfira ariko mu moko n'uramoko benje ntabwo aya magambo nagomba kuyakubwira ariko bitewe n'ukuntu mba mukunda bafite ubwako uzanca inyuma wowe ntabwo ufite ko uzanca inyuma kandi ntazabikora ntabwo nzaguca inyuma nta kibazo ushobora kuzacikwa wagiye muri korodoro korodoro rega hariya hantu ni ahantu abahanzi bakunda gusohokera bane abantu bakina za komedi ibintu bihabera rero habera ibirori njye ntabwo uzajya muri korodoro kandi uba ufite sheri ndetse ubwo nzanakuburanya iki aka ni akageso ni akageso ka hato na hato kandi ubwo nawe uzirinde nyine nawe uko bitakeya uvuga ati umugabo wanjye inzara ntigomba kumwica inzara kandi buriya mu biba byose umukobwa nkunda mu biba byose umugabo ubundi ikintu kiba mu rukundo ubundi abakobwa nibo bakunda ubundi nta mugabo ujya ukunda urukundo rushingiye ku muza ku mukobwa bwakoresheje uyu munsi hari ibintu mufitiye surprise nacyaye urabizi oya nose nyine zana mwambika sheri ni hano bayambarira hajya ngaho bisobanura ko wabonye umugabo ubu ni ukuvuga ngo turasezeranye byemewe n'amategeko urushyira muri kabiri ahangaha nibwo ni guporopoza hajya basezeranye ni hano ubu se ko mwambitse impeta ntibaye hari umunsi uzagera hajya indirimbo ngo nzakwambika impeta wayibonye sheri ni ukuvuga ngo ahangaha hari noneho rero ubu niho ruzengeye nta wundi musore uzagukoraho nta wundi umugabo uzagutereta ntuzabirota njye nzahita mbigira intambara ubu tuvuga ngo kano kanya irabaye numve akarima ntabwo turabenda urugero sheri kamurimba kariya karima kavuga ngo
abakuru n'abato nimwiyegeranye muhamagare n'abatoya n'abo bazi yego chere ndakagupfuye ngiye muri kazi ubu ngo ngiye mu kazi urabizi ko dufite gahunda ko ngiye kujya za noza ngiye arako ari ibintu ngiye kudeduana none ubwo ngubwo ibindi ejo byabaye ubwo gahunda ni ikindi gihe yakoshe uretse gato